Ndi Papa Sava. Cyakoze ngo bimeze bite se? Wabisoje Kawe. hano nashyize ka kanoza kanjye. Nagaki. Egera hirya ariko ubanza nagasize muri salo nanze kujya gucana amatara kandi bagiye kuryama. Reba no muri dekote mu mufuka rero. Oya nzaba nanagafatije nshobora kuba nagasize muri tiriwari. Umva cyakoze buri umuntu uzasa amashuka y'umweru urandamwemera. Agira isura torasha. Ubwa mbere cyo kurara ku kimatura kimeze nka gute. Hano rwose hano urara unambaye ubusa. Umva ndaye kwa Papa Sava mwana. Kwa Papa Sava nabanye nyine ijoro riguye ndavuga ati reka nze nicumbikiye nago nakwambuka aho hakurya. Ariko mu gitondo ndaza kuzinduka nkugeraho tu. Sawa. Ariko abantu baba barubatse inzu ziza. Reka Papa Sava mwana no mukiri. Nagiye muri weseze. Iba haba we bitamara nahariramo nk'icyo kurya ndakuraye. Uzi ko nagiye muri kiriya kiwese. Nabona neza ajya ngo ni nkuru superi. Oya se. No ikintu gitangaje cyakoze. Abantu barakundana pe. Abantu barakundana tujye twemera mwana atana. Ubundi ikintu cya mbere ubanza kubona. Burya abantu bose bubatse bose bumvikana uzasanga bano bafite nibizu byiza nk'ibi ngibi uri abatumvikana bafite nk'ubuzu bw'ubururi none se urumva bataba barabirwaniyemo nyine none ikindi kintu kirenze ko bafite abana bake baba barabyumvikanye nyine none uzarebe nk'abandi bafite nk'abana nk'10-15 uriya hari ahantu ntabwo hajya haburamo amakimbirane. Aba bantu barakundana ino ubona gukunda umwana yamaraga kutwarurira yava nko kutuzanira ikintu cyo kunywa agahita yibebeza none se ngo muraryize imbuto none avugaga izi imbuto ngahita mvuga se nekereza avuga ati ndavuga umuneke hari n'ubundi yo ndi kumwe na digidigi turayirya tukayikacanga ngahita mvuga ati ese ndavuga amapera ndavuga ibinyomoro ndavuga iki ndangije ndavuga ati se reka mfe kuvuga umwembe ngiye kubona umuntu abazanye urwembe rupima nk'ibiro 5 ndavuga atamaye nka data uruse n'urwembe cyangwa ni igishayote cyangwa ni ikidegede mba numiwe biriya bikwereka ukuntu tuzacanganikirwa nitugera muri Edeni ni ukubura amahitamo none ibaze muri Edeni rero cyakoze ahantu bakiriye telefone aho ngaho habaye inzobe yakwiyongera kabisa. None urashaka inzobe irenze iyo ngiyo. Abantu bakundana pe. Yego urukundo ase bura bafite twagira ngo bari nko gufiyansa nyamwana nibwo bakijya muri hanimo. Dore urukundo Nanjye cyakoze Imana izampa umugore nka Mama Sava kabisa. Ubita ku mugabo kuriya. Uzifuri ukuntu baba batumye nitekerezaho. Ubwo ugiye guhita ushaka igitaraganya rero ngaho dusomya twa hato na hato. Nta kintu uri kureba wowe ni ibisomyo gusa none nari ndi kuvuga ati buriya diaspora yashyizwe nari kureba. Umupira wanjye none wisugwa hera wawushyize aho boroheye reka niyo mpamvu baba barakoze igitanda kimeze gutyo. Hano no kuharya hano ngiye gusinzira mpororonje. None digidigi uvuze ngo ndataha mu gitondo azashiduka maze cyumweru cyose naramugeraho ndakurahiye. Karaga telefone gashyira muri silence. None ni hano se ni hano ni mu baturanyi se cyangwa ni hano?
uzi ko noneho hano hameze uri kumva nkande haboro mperutse kujya kurara ejo bundi uri kumva barara no mu bintu nk'ibyo neza ariko bo ntabwo barwanaga mu bundi buryo. Ese ni hano ni mama Safa yabusaba genda kumva ubuse ni mama Safa ese twagiye gutabara mwana ni mama Safa mwana twagiye gutabara ese wamenya bari mu biki ibintu by'abagore n'abagabo urashaka kujya kubyivanga ngo bitakubita ariko kandi nkubwira ko nawe amerutse kurara ari uko baraye ngaho saa moya saa mbiri saa tatu saa yine kugeza mu gitondo bari muri ya gapfe twabona nawe ariko babigenza shagiye barasenya nivanga mu bintu by'umugore n'umugabo pe ushobora gusanga wenda nk'abantu bicanye turayaga ugasanga turabizize mwana ariko baricanye wowe abantu ukuntu bari guswitizanya muri salo urumva baba bageze mu cyumba bakanigana baba bapfuye iki se bariye sibyo ubwo se inzu yabo ntiri kuva ubwo baba bari gupfa iki koko tuvugishije ukuri mwana ngenda umva afite ubwoba biri seri aho shyuha nyine ugende kandi ryamye ngewe abantu bakundana nka ba Jacques na Roza urashaka kujya kubivanga no mu bintu byabo ariko se abantu bakunda yego barakundana ariko nanone wumva abantu bari gutimbagurana mpane gutyo umuntu akanataka gutyo kandi wumvishe n'ijwi ry'umugabo ariko se ntuzi ko n'ubundi no muri kiriya gikorwa abantu baba bataka n'umugabo none se asaba namwe ko mudasuka ka cyayi ntabwo ari ngombwa okay burya ngerekana hano ngo nkunda icyayi kubera isukari nkunda ngiye kwinywera amazi ashyushye kandi mba nayanyoye ubundi nibyo nakubwiraga buriya nabanye na papa wawe ko buriya papa wawe twahuye kenshi za Bukavu twahuye kenshi za Bukavu iriya ntambara za Shakarama ivuyemo ariko ntabwo burya ni uko tubyita Shakarama mu kinyarwanda ariko ni Shikaramu uwo Shikaramu ngira ngo yari umubirigi noneho afite icyo twita plantasiyo ni nko kuvuga ngo ni nko wafata imisozi 3 n'5 ugahingamo igihingwa kimwe noneho arahinga ariko muri biriya bihe bya ba Rumumba nari mfite nk'imyaka 12 nuko Patrice Rumumba yari minisitiri w'intebe muri Congo mu gihe cy'ubwigenge umwe bishe abazungu icyo gihe rero bamaze kumwica uriya wita Shikaramu nyine babona yakoreshaga muri izo plantasiyo ze urumva ntabwo bafata imisozi 3 n'5 6 ingahe ibirometero kare wenda tuvuge nka 30-40 ngo ukoresha abakozi bakeya nuko bazahita bahinduramo nk'aho ari ingabo ze ashaka n'abandi bacanshuro icyo gihe rero muri iyo myaka nari mfite nibwo nari ntangiye kunanira iwacu noneho maze kubananira nanjye ndavuga ati kajya gushakayo akazi buriya wambwiye so numva icyo gihe twarahahuriye Shikaramu ngo yaje gushaka kugira ngo yigarurire icyo gice ngo nyine nawe yitwaje ko Rumumba bamwishe noneho arema ingabo ba bakozi be bose abatoza igisirikare ashaka n'abandi bacanshuro
ariko murya amandazi cyangwa imigati nta kibazo. aya mandazi njyewe nariye nk'abiri ariko reka mfate murabuza no kukumara nawe rero namenyaniye na papa wawe tubana inshuti kuko nari akana gato ariko gashabutse njyewe nabavomeraga amazi nkababagira n'ihene yanjye ku myaka 13 yanjye nabagaga ihene nkayibaga neza nta na veterineri twakeneraga ku rugamba zo wakenera veterineri ayigondera ihene wenyine niho twabanye buriya. wowe nawe rero wambwiye so umbwira za bwisha zariya umbwira za nyange numva ndahazi cyane hariya nawe se mwakoreye harya hari ahantu mukunda guhinga iki si ubundi kera ngo bajyaga bakunda kuhahinga ikawa. ikawa ni iz'abazungu ariko ubu ngubu hakunda hari ikawa yego ariko hakunda kwera n'amashaza n'ibirayi. Amashaza, ibirayi n'imyumbati nyamba n'abavangavanga hariya rero babongeye icyayi se wowe se kutari kunywa icyayi oya ntacyo ushaka. hariya rero narahabaye ko najyaga mva hano iwacu za buriza hariya buriza rw'ubusisi nkanyura bwana cyambwanga Nyabugogo nahita nambuka Runda ariko bose Runda ubundi twanyuraga Runda ngakomeza za Nyarusange hari urahabona tukamanuka iwanyu twambutse Nyabarongo tugakomeza nkabanza hariya za Rubengera kagera buriya na kera nyuze iwanyu nanyuraga iwanyu Nyange hakomeza za Rubengera ubwo ni muri Karongi ubu ni muri Karongi ntago rero nakomezaga ngo manuke za Nyamasheke ibyo bice bya Nyamasheke ahubwo nahitaga mvunura nkazamuka aho mwita ubu ngubu muri za Rutsiro hari hotel za Rutsiro aho uba uri hejuru hari ureba ibirwa byinshi mu Kivu Rutsiro nkahita nkomeza nkazamuka za Ngororero gutya ariko hari n'ikindi gihe nanyuraga sinyure hari iwanyu nkakeberereza urabona urenze Nyarusange nkahita nkata nkamanuka hasi mwo nkagera kuri nkahita ngera kuri harya buriya hari abahise Nyabarongo cyangwa abakiriye hari byose numva bavuganya ariko n'ubundi abari Nyabarongo kuko kuva ruguru za Nyange ukamanuka ukagera hano hafi na za Bugesera abakiri Nyabarongo abari Nyabarongo noneho nkambuka Nyabarongo iyo urenze hariya Nyabarongo urimo kwiburuka barya buri ubutangiye Ngororero hari ahantu twacukuraga amabuye y'agaciro bayita Gatumba se Gatumba hari n'ahandi niba ari mu Hororo na Zandaro hafi na Zandaro buri hariya hose biriya birombe nabikozemo papa niwe muzi rero buriya papa wuyu noneho yari azi ikintu bita gushakisha ifiro we ntabwo ifiro wabimenya ifiro ni utuntu ubona tugerekeranye nk'impapuro tw'umweru iyo utubonye utangira kuvuga uti byanze bikunze muri ubu butaka harimo ikintu tuba tubengerana tubengerana wagira ngo ni nk'utubuye baconze bagenda badushyira tubengerana ariko tumeze nk'udushashi dukomeye iyo niyo twitaga ifiro noneho nanjye rero ise yari abizi cyane ari nawe ukuriye aho ngaho noneho ngewe icyo narinzweho rero ni ugutega ikintu bita ni uguturitsa intambi intambi urazizi kuri iyi ntambi hari ibintu byabaga bimeze gutya nk'ibi birindazi noneho bene icyo kimeze gutya nyine aricyo urutambi twacyitaga ikijumba afite utuntu tw'udutsinga ucomekaho ukaducomekaho neza ubundi ugashyira ahantu ugomba guturitsa ubundi ukadukurura wiruka
wagera aho wumva uri bwije ku buryo nuturitse uwo musozi utari bukugereho ugahita uducana noneho tukagenda twagera ku kijumba kikabasitinga njye ni ubwo buhanga narinzwiho ko burya hari ushaka kubikora agacanira hafi kigahita kimunangura. rero hari ikintu njya nibaza urareba hari uturutse ku Rusumo ukagera hariya Gatumba neza hari itiyo y'amazi ikura amazi hariya mu Rusumo ukamanuka ugahita ugera hariya Gatumba hariya ku ruganda neza kugira ngo babashe kuyungurura. nkibaza hariya amazi buriya kugira ngo muyakurure ruriya rugendo rungana kuriya kandi nakoze ibyo bintu za Rutongo ntabwo babara amatiyo y'amazi twari twarakoze nk'umuhora nk'uko ubona umuferege uyamanura noneho yagera ahantu twaba biriya bintu se byo twita uwago ntabwo ubizi za wagoni nta bintu uzi biba bitwara itaka wagoni ni twabyita nk'ikintu kiba kimeze nk'umukandara ariko umukandara uriho ibintu ibi basunika ni ibiki ingorofani reba nk'ingorofani tukazirundamo ibyo bitaka dukuyemo aho twaturikije mu kirombe tugiye kuyungurura noneho ngo umuntu akuremo akasegereti rero uyungurisha ayo mazi ushyiramo amazi n'ibibesani twabyitaga ibibesani cyangwa ibikarayi ukagenda ucangura icyo twita dekantasiyo mwe ntabwo mwabimenya dekantasiyo gutya noneho amabuye urumva niba ari gasegereti cyangwa iki ibiremereye kurushaho ibindi by'ibitaka bibanza bivaho amabuye asanzwe akavaho ugasigara n'akabuye katava ku kibesani hasi ukajya kureba ukabona n'iki gasegereti cyangwa n'izahabu na zahabu ugenda arayicukuye buriya mu miyovu kugira ngo tuyijye muri hano za Rutongo Masoro twazaga turi nk'abagabo 50-60 mufite akabuye kamwe muherekejwe umwe ugafite harimo hagati imbere hari 30 inyuma hari 30 wari uwa 61 harimo hagati arinze ako kabuye kangana nka gutya ngiye gusoza arangije kabisa kamuze nyimaremo ndumva n'ubundi amasaha yo kugenda yanjye ngiye yarageze numva na diaspora tugiye kujyana niba nibeshye turajyanirana nanjye ntabwo nsiga rero nyine hari utubazo twumvaga dushaka kubaza wamubajije nawe man umubaza se mubaza ntari nyine papa sava nyine nyine nashaka kubaza ukabona itama ryawe ryabyimbye kandi hano hasa n'umukara hano mwaba mwabaye kugira ngo kumumenyera nyine no kwibariza nuko nyine urumva tujya kuryama twabona hano itama ryabyimbye n'amaso turi kubona ntazi icyo utu ni utudosiye duto two mu rugo urabona ko nk'hano iyo tuzamuka urabona ko harimo akantu k'agapante ariko iby'agapante reka tubyihorere ni ivi nakubise ku gitanda uhita wangirika isura se papa no mu maso ubwo kuko ukuntu none se hari ahantu bihuriye n'umuntu waraye utaka nijoro kuko nyine twaraye twumva umuntu utaka atabaza rero nyine twari twagize ikibazo tugira ngo wenda twumve nimba ataba ari nk'umuturanyi ariko
turabona nawe usa nk'umuntu wangiritse kandi ntabwo bisanzwe siko wagiye kuryama umeze. rero mwa basore mwe buriya ntacyo ntababeshya namwe muri abanjye. ariko numva ko ari agapfe hari abantu bakunda ibintu by'imbaraga. kiriya kigore kimfashe ndi kubibabwira noneho cyananyica burundu. ubu kumubona nyine nakubiswe kubera yuko ngo naraye mbacumbikiye ntigeze mubwira yuko nyine muri buze kurara ahantu. ushatse kuvuga ko kuba twaraye ahangaha se aribyo byatumye icyo wazize ubwo nicyo nazize uyu munsi, ariko n'ubundi bijya bibaho nyine akanyafu kakabuza ubuhuha. akarasi ni akanyafu ahubwo kari umuhini. ibyo nyine natwe abagabo turahohoterwa nyine tukanuma. uziko ibintu bimaze gufata indi ntera mwa. papa sava baragukubita? se mujye ngo yego kandi mubona uko nabaye. oya byo rwose n'ubu tuvugana wagira ngo urajunditse. neza amatama arabyimbye. ese wigeze wireba basi ngo urebe ukuntu umeze? nibonye. yakoze ko burya abagabo bakubitwa kandi bakicecekera. ese ubu wari uzi ko iryo ngiryo ari ihohoterwa kandi bigomba guca mu mategeko umuntu bakamuhana bitewe n'uburyo siko bimeze. kuko nahaguruka ndi umuntu w'umugabo nubatse mfite abana nkuvuga ngo ngiye kurega ngo umugore yankubise kweri. ariko rwose papa sava urasetsa. none se ubu tuvugishije ukuri ubu ngubu ubundi umugore niyo umurebye nabi cyangwa ukamutuka ntiyirukankira mu buyobozi akakurega? we kuki yaguhonda ntujye kumurega? mubwire nabi gusa ahita agenda ajye mu buyobozi kandi bahita bakurarana barara bagucumbikiye rwose. none se ni kuki wowe yakudiha ugaceceka kandi umunganya ubuzima? rega ntawe urusha undi ubuzima. ufite amaboko 8 se wakagira 10. arega yanakwica buriya. njye nari nagize n'ubwoba ko ari uko ni umugabo reka twabyumvise dutinya kuza gutabara tuzi ngo muri gahunda zanyu z'abantu bubatse. ubunyure se ko n'ubundi yari yarudadi. ariko nawe urumva iyo ugiye usanga cyane cyane ukwakira avuga ati dore akagabo bakubise, abaturanyi ati dore akagabo kakubiswe. ubwo rero uhitamo kuvuga uti ngewe naguye cyangwa nasitaye nyine. uzi ko isura yawe azayuzuza inguma gusa. niko ntakundi nyine narakwakiriye. ariko nawe maze umugore mubyaranye 2 abana 2 sava afite n'undi witwa Vrema. umuntu mubyaranye abana 2 akakudiha akakugeza akakugira gutyo ugaceceka kandi uzi ko imbere y'amategeko mungana. ikibazo najye yikubitira. ubwo bivuze ko imyaka 10 yose mumaranye n'ubundi n'ubwo buzima mubayemo muri 17 n'umunani nibura natangiye gukubitwa ku 9. ku myaka 9 bakudiye none ubu mugeze muri 17. njye nahita niruka nkajya kurega se. ese wagiye mu buyobozi bakakurenganura? reka singiye kwitama. ni uburenganzira bwawe ariko urabyemerewe? ni burorere. uzemera bakudihe mbese? ahubwo no kumwica bazamwica. papa sava wakwemeye ukajya mu buyobozi ukajya gutanga ikirego cyawe
ubwo uzemera kudihwa kugeza ryari koko? kundi nyine ni uko abagabo twarema. Atana reka rero twe twigendere da, ndumva nimba watuzize batabona n'ibya saa sita bije bagakomeza kukudiha. ahubwo bivuze ko nituva n'ahangaha kubera ibingibi baduhaye ngo turye n'ubundi baramudiha. None se ko wumva ntacyo ashaka kubikoraho, reka bakomeze bamudihe, ahubwo wenda azabishima bamukuyemo roho. Ngaho wakoze uramuke, ariko abagabo mwaragwa twigendera Atana.